Hallelujah, 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 hallelujah mu buzima bwacu, hallelujah mu mibereho yacu, hallelujah, hallelujah izi saha, hallelujah, hallelujah iki gitondo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kubahwa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uri Imana ishobora byose, hallelujah. Uri Imana ibabarira, hallelujah. Uri Imana yaduhaye Yesu, hallelujah, 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 hallelujah. We mucyo umurikira intambwe z'ibirenge byacu, hallelujah, 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 hallelujah. Singizwa mwami w'abami, singizwa gitare, haleluya. Izi haleluya zandikwe mu kirere yuko tugushima, yuko turi amahoro mwami, haleluya. Izi haleluya zamamare mu ijuru, kuko iki gitondo uri Imana yo kwamamazwa no gushimwa, haleluya, 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 amen. Itondo cyiza, Yesu ashimwe. Reka dusome Yesaya 42 umurongo wa 6. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira amahanga, amen. Nashimana kubwira ijambo. Yesaya 42 umurongo wa 6 hatumenyesha icyo Uwiteka duhamagarira. Uyu munsi icyo Uwiteka yaduhamagariye, ubuzima dufite ku isi cyatumye Uwiteka adushyira ku isi. Mu mibereho yacu icyo Uwiteka dushaka, icyo aduhamagarira kuba cyo gukora, kwitwararika, kureba, kukireba tukacyubahiriza. Imana ishimwe. Ngo njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Nta kindi Uwiteka dushaka, gukiranuka. Cyo ni icyambere. Nta kindi Uwiteka yifuza muri iyi si, muri ubu buzima dutije kubaho, kuri uyu munsi aduhaye, nta kindi Uwiteka dushaka, gukiranuka. Ngiki cyo yaduhamagariye, kugenda dukiranutse, kubaho dukiranutse. Ubuzima bwejejwe burashoboka. Nubwo turi kuri iyi si, ubuzima bwejejwe burakunda. Nubwo turi ku isaha y'ibyaha biri, ubuzima bukiranuka burashoboka. Tukanga ibyaha n'igisa nacyo, ibitujyana mu byaha tukabizibukira, tukabyanga, tukagira amadesiziyo cyangwa se intego twihaye zo kureka ibyaha, zo gutandukana n'ibyaha, tukagira gahunda zo kureka ibyaha, tugasenga kugira ngo ibyaha byatunaniye kuvaho bituveho, maze Data ahabwe icyubahiro, maze duhagarare mu cyo Uwiteka yaduhamagariye. Ngo njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Icyo turakimenye, tumenye ko nta kindi Uwiteka duhamagarira, gukiranuka. Ntaduhamagarira ngo tunezeze abantu, oya. Ntaduhamagarira ngo ibindi, oya. Aduhamagarira gukiranuka. Imana ishimwe. Data wa twese yubahwe. Iyi myinshi aduhaye yo kubaho, ubu buzima duhaye kidutije ku isi, araduhamagarira gukiranuka, aratwingingira gukiranuka, aradusaba gukiranuka, kugenda dukiranuka, kwanga icyaha, kureka icyaha, kukizibukira, kwitondera inzira itujyana mu byaha tukazirinda. Imana yubahwe. Ngo nzagufata ukuboko. Umvire isezerano rindi, isezerano. Ngo nzagufata ukuboko, azadufata ukuboko. Ngo nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu.
azadufata ukuboko. Uyu munsi data adufashe ukuboko, adufashe ukuboko ngo tudatemba, adufashe ukuboko ngo tudasitara, adufashe ukuboko ngo tutayoba, adufashe ukuboko ngo tugendere mu nzira ze zikwiriye. Twubwacu ntitwabyishoboza, twubwacu uru rugendo rw'ubuzima n'uru rugendo rw'agakiza rujya mu ijuru, hari aho umuntu ahuriramo n'ibintu byinshi bimunaniza, bimurushya, ariko ikinejeje ni uko avuze ngo nzagufata ukuboko. Iri ni isezerano tugendana. Haleluya! Ngo nzagufata ukuboko, nzakurinda. Atwemereye uburinzi, imitima yacu ituze kuko dufite uburinzi bw'Imana, dufite uburinzi bw'Uwiteka. Amaboko yacu afashwe n'amaboko akomeye y'Imana yacu. Zaburi yaravuze ngo natinya nde? Niba Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, ngo ninde uzampinza umushyitsi? Niba Uwiteka amfashe amaboko, ninde uzanyeganyeza? Natinya iki? Haleluya, haleluya. Niki cyaduhungabanya niba Uwiteka turinze, niba Uwiteka tubundikiye, niba Uwiteka atubereye maso kugira ngo aturinde? Twatinya iki? Twatinya ndi? Imana idufashe ngo nzagufata ukuboko. Tubimenye uhereye uyu munsi ko data adufashe amaboko. Andi maboko y'abandi bantu yaradufashe uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse aturekure. Wibuke kubisenga gutyo. Uhereye uyu munsi andi maboko yaba akomeye yaba ayoroheje yarafashe amaboko yacu y'umwuka cyangwa y'umubiri ayarekure. Uwiteka niwe ufata amaboko yacu gusa, nta wundi ufata amaboko yacu. Uwiteka icyari gifasha amaboko yacu, cyaba inyatsi, cyaba ubunebwe, cyaba ubushomeri, cyaba kudakora, Uwiteka bari ufata amaboko yacu ayajyana ahakwiriye, ayayobora ahakwiriye, ayafatisha ibizima bikwiriye. Haleluya! Ngo nzagufata ukuboko. Iri ni isezerano ndakuka. Haleluya! Indi minyururu yose yari ifashe amaboko yacu ikatike uhereye none kugeza Yesu agarutse. Ngo nzakurinda. Kandi Uwiteka atwemereye uburinzi. Tugenda atwemereye uburinzi, duhagaze atwemereye uburinzi, twicaye atwemereye uburinzi, dusinziriye atwemereye uburinzi. Haleluya! Turi mu kazi tutakarimo atwemereye uburinzi, aho tuzaba turi hose ku isi. Ngo nguhe kuba isezerano ry'abantu. Hari abantu bazasubizwa ku bwacu, hari abantu bazahembuka ku bwacu, hari abantu bazarya ku bwacu, hari abantu bazubaha Uwiteka ku bwacu, hari abantu bazasohorezwa amasezerano ku bwacu. Tukagenda twebwe tujyanye ibisubizo by'iby'Imana yabasezeranije. Ngo nguhe kuba isezerano ry'abantu. Hari abantu bazongera gusubizwa mu buzima n'ibyiringiro kubera twebwe. Ahubwo tugomba kuba maso tukamenya abo bantu Uwiteka yazanye abaribo. Ngo kuba isezerano ry'abantu, tukamenya abo bantu tugomba kubera isezerano ari bande, kandi tukabikora tukabisohoza nk'uko Uwiteka abishaka, nk'uko Uwiteka abyifuza, nk'uko Uwiteka yabigambiriye. Imana ishimwe. Ngo no kuba umucyo uvira amahanga. Tuba umucyo bavandi, tuba umucyo bantu b'Imana, tuba umucyo igihe nk'iki umwijima uri gucura mu amahanga acuza umwijima, mu gihe nk'iki cyaha gihinduye umwijima hirya no hino, mu gihe nk'iki abantu ikibi bakisi cyiza bikaba umwijima, twebwe tuba umucyo uvira amahanga, abanyamahanga. Bibiliya hari ahantu ivuga abanyamahanga, inshuro nyinshi ni abantu batazi Imana. Inshuro nyinshi abanyamahanga muri Bibiliya ni abantu batazi Imana. Imana ishimwe, Imana yubahwe. Kuba umucyo. Data arashaka ko tuba umucyo, ingeso zacu zikazamo umucyo, ibyo tuvuga bikaba biri mu mucyo, ibyo dukora bikaba biri mu mucyo, aho twicaye bikaba biri mu mucyo, ibyo dukorana n'abandi bikaba biri mu mucyo. Apana ngo inyuma tugaragare neza, imbere ari umwijima. Oya, si ibyo Data ashaka. Yavuze ngo azaduha ngo no kuba umucyo uvira amahanga. Reka abapagani batuboneho umucyo bakizwe, reka abanyabyaha babone uwo mucyo bawugane bahinduke, reka abarushye babone uwo mucyo bamurikirwe baruhuke, reka abihebye babone uwo mucyo bavuga ati nanjye iyi Mana ya runaka
reka nanjye nicare nsenge, umwigishe gusenga, abone uwo mucyo wo kwiga kumenya gusenga, abone uwo mucyo wo gukunda Imana, abone uwo mucyo wo kureka ibyaha kubera wowe nanjye, kuba umucyo uvira amahanga, ubwoko bw'isi butandukanye, abantu bari mu byaha batandukanye bavirwe umucyo, babone umucyo ku bwawe cyangwa se ku bwanjye, bahindukirira Imana ku bwanjye cyangwa se ku bwawe. Uyu munsi rero tugendanire ijambo, tumenye ngo icya mbere Uwiteka yaduhamagariye gukiranuka, icya kabiri adufasha ukuboko, icya gatatu araturinze, icya kane aduhaye kuba isezerano ry'abantu, icya gatanu aduhaye kuba umucyo uvira amahanga. Amen. Papa, turagushimiye, ineza yawe ntirondoreka, turagushimiye ko wadutekerejeho uyu munsi, turagushimye ko twibutse Uwiteka waduhamagariye gukiranuka, dushoboze kugenda dukiranuka, dushoboze kuvuga dukiranuka, dushoboze kubana n'abantu dukiranuka, dushoboze kwicara dukiranutse, dushoboze kuvuga dukiranutse, kandi aho tutakiranutse Mwami tugusaba imbabazi, tugusabye imbabazi, tugirira ubuntu, aho tutagenze neza ngo tubone mu gukiranuka ukabona ahubwo ni ku munwa, washaka ingeso zacu n'imbuto z'umwuka ukazibura, washaka imbuto z'umwuka n'ingeso zacu nziza ukazibura, utubabarire. Yo Yesu, amaraso yawe atweze adutunganye rwose, reka amaboko yacu tuyaguhe abari wowe uyafata, twebwe kuyifatira, ahubwo wowe Yesu ufata amaboko yacu, ufata ibiganza byacu, ufata intoki zigize amaboko yacu mu izina rya Yesu, ufata ingingo zigize amaboko yacu, ugumye uturinde Mwami, ugumye uturinde mu nzira zacu zose, ugumye uturindire muri iyi si, ugumye uturindire muri ubu buzima, ugumye uturindire mu bikorwa turimo, ugumye uturinde kandi uturindane n'ibyacu n'abacu mu izina rya Yesu. Yesu, tubera abandi isezerano, hagira abatugeraho barushye baruhuke, hagira abashonje barya ku bwacu, hagira abababaye bahembuka, hagira abihebye bahembuka, hagira abanyabyaha bakizwa ku bwacu, tube isezerano ryabo, tube abatuma amasezerano yabo asohozwa. Izina ryawe ryubahwe muri Mwami Yesu, izina ryawe dutume ryubahwa, twebwe Mwami twubahisha izina ryawe uyu munsi Mwami n'ibihe bidashira. Dushoboze kuba umucyo Papa, tuba umucyo mu buzima bwacu, tuba umucyo aho tugenda hose, tugende turi umucyo, tumurike, twemere kumurika, twemere ko amatabaza yacu yaka, twe kuyashyiraho intonga, twe kuyata mu nzobo nk'uko ijambo ryawe ribivuga, ahubwo tumurike, twemere kumurika kugira ngo abanyamahanga babone uwo mucyo, tubone uwo mucyo, abanyamahanga bahinduke, tubone uwo mucyo, abantu batandukanye bihane, tubone uwo mucyo, abantu basinziriye babyuke, tube uwo mucyo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mana, iki kijya ari igihe cyo kumurika, tukaba umucyo uvira amahanga, tukaba umucyo uvira abantu bose bari mu mwijima, aho umwijima hose wari waracumbitse mu bantu, twebwe tujyaneyo umucyo mu izina rya Yesu. Urakoze Gitare, singizwa mukunzi mwiza, none n'ibihe bidashira. Amen, amen. Mwari kumwe na Mama Ebenezer, umunsi mwiza, wibuke gusangiza n'abandi iyi video. Shalom.